twongeye kubaha ikaze ryinshi muri aka kanya. Nje amazina ni Hakizimana Benoit, mubwiriza butumwa bwiza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana ririmo inama ndetse n'ihamagara ry'imbabazi ku muntu wese uteze amatwi. Nubwo wenda ushobora kuryumva udahugutse cyane, ariko ni ijwi rikomeye ry'Umukiza rikurarikira kuzabona ubugingo buhoraho. Kandi kuba bifata nk'akamenyero buri munsi wose ugira ibyawo. Ni byiza rero kumva ugifite uburyo. Insanganyamatsiko muri aka kanya iragira iti umunyabyaha akeneye umukiza. Umunyabyaha akeneye umukiza. Twabigereranya nuko umurwayi akenera umuganga. Iyo urwaye ntabwo ushaka imyanda, baramutse baguhumanyije ukabanyweye acide ntabwo washaka indi, baguteye amabuye ntiwashaka kugutera irya kabiri, ahubwo ushaka uwo muracyagisebe. Icyaha ni indwara ikomeye ihatse izindi kuko itera urupfu rwa kabiri. Biravuga ngo ubugingo bukora icyaha nibwo buzapfa. Noneho umunyabyaha aba ari mu kaga gakomeye, bituma natwe iyo tutamugiriye impuhwe Imana itubona nk'abagome. Niyo mpamvu yashyizeho ibwirizabutumwa bwiza, umugambi waryo ukomeye akaba ari ukwamamaza agakiza. Iyi nsanganyamatsiko umunyabyaha akeneye umukiza ni nk'uko umurwayi akeneye muganga. Kwa muganga uzahasanga igipimo, uzahasanga umuti, uzahasanga n'umuganga. Bityo iryo vuriro riba ryuzuye iyo rishobora kumenya indwara, uko niko amategeko y'Imana yerekana icyaha. Ivuriro riba ryuzuye iyo hari umukozi ubisobanukiwe kandi ufite impuhwe. Burya umuganga si ufite ubumenyi gusa, ahubwo ni n'ukunda umurwayi. Hakenewe umukiza. Yesu niwe muganga mukuru ukiza abanyabyaha bose, akiza indwara zose, nta ndwara n'imwe y'icyaha imunanira. Indirimbo y'105 mu gitabo cyo guhimbaza Imana iragira iti ashobora gukiza. Ushatse wavuga uti ashobora kunkiza. Ubifitiye uburenganzira. Ndetse mu gitabo kimwe cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umuzingo wa mbere wa kabiri page 466 hakaba handitse iri jambo ngo abanyabyaha bakomeye bakeneye umukiza. Umunyabyaha ruharwa akeneye umukiza. Ni Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, umugabane wa kabiri, urupapuro rwa 466. Harimo iryo jambo rivuga ngo abanyabyaha bakomeye cyangwa se umunyabyaha ruharwa akeneye umukiza. Noneho tukaba dusabwa kwizera Yesu nk'umukiza, ariko nawe akadukirisha ubuntu bwe. Amaraso ye yavuye rimwe aduhesha ubuntu bwo kwemerwa aho twari gupfa, akavuga ko yapfuye. Aho tudashoboye ibyiza akerekana ibyo yakoze. Aho twarabo kurimbuka akatugaragariza ubugingo twabikiwe, maze Imana yamubaza ahashize hacu, we akavuga ko twamwizeye tukababarirwa tukemerwa. Muri iki cyigisho turarebera hamwe uko Yesu yashoye umushinga wo kudukiza. Turareba zimwe mu nkuru zabaye n'ibigereranyo byatanzwe n'umukiza wacu zitwereka uko umunyabyaha akwiriye Kristo. Umunyabyaha akeneye umukiza nk'uko umurwayi akeneye umuganga. Umuntu yaremwe atunganye kandi ahuje n'Imana. Icyaha cyaramwononnye 100%. Ingaruka z'icyaha zirahari, ariko mu ngaruka zibabaje ni uko no mu bantu harimo umwiryane, inzangano n'imivurungano mu bantu. Yesu rero yaje gushaka no gukiza icyazimiye, kandi yamaze gukiza umuntu amuhindura nawe uwo gushaka abandi. Tugiye kurebera hamwe ingingo ngufi, hari aho turatinda naho tutaratinda,
ariko urasabwa gukurikirana. Ingingo ya mbere turareba uko umuntu yaremwe atunganye. Iya kabiri turareba uko yaje kononekara. Icya gatatu turareba ingaruka icyaha cyamugizeho. Kane turareba uko Yesu akiza umunyabyaha. Gatanu turaza kureba noneho ubutumwa Yesu aha abamaze gukiza. Ngaho reka dusome Bibiliya, hari naho turaranga tuguhendahendera kwiyuzuza n'Imana. Umunyabyaha akeneye umukiza, niryo jambo turi kuganiraho. Ese uri umunyabyaha? Nta gushidikanya. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 23 titire twese duhuriraho biravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha. Ubwo rero uretse Yesu Kristo gusa umukiza wacu niwe wabaye mu isi ntiyakora icyaha, abandi bose twese twakoze ibyaha. Bene Adamu twese turi abanyabyaha. Muri Matayo 9 reka iri somo ribe nk'ijambo ry'urufunguzo, wumve ko byanga bikunda. Matayo 9:12 Yesu yivugira ijambo aravuga ngo, Matayo 9:12 yavuze ati abyumvise arababwira ati abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi, ariko nimugende mwige uko iri jambo risobanurwa ngo icyo nkunda ni imbabazi si ibitambo, sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha. Iri jambo riduhamiriza ko intego ya Yesu yagaragaje ko abazima sibo bifuza umuvuzi keretse abarwayi. Mbese muganga ahunze umurwayi yaba amaze iki? Yesu ntiyari guhunga abanyabyaha kuko we yari ashoboye kubakiza. Aha yabwiraga abantu babonaga ari mu iteraniro, bakabonamo indaya, bakabonamo abakoresha bikoro, bakumva atari bo bakabaye hafi ya Yesu. Noneho Yesu arababwira ati reka da, mwebwe mwambaye ayo makanzu yari ayagitambyi na gifarisayo, mwebwe mutwaye iyo mizingo itari mu mutima, mwebwe muvuga amagambo atari mu bikorwa, ntabwo ari mwe bakiranutsi, kandi aba bashobora kubatanga kunyegera. Mwe ntimuri no kwemera umurimo wanjye, ariko n'ubundi namwe muri abanyabyaha. N'aba nibo, kuko buriya hari umuntu ugira indwara ikamutera umuriro, hari n'uyigira yihishe ikazanamunangura bakagira ngo ni urupfu rw'inzozi, naho ni indwara yamwishe bucece. Rero ntabwo indwara zigaragaza kimwe. Niyo mpamvu buri muntu wese ashobora kugira icyaha, nako afite icyaha, ariko bamwe bishobora kugaragara cyane, abandi ntibigaragare. Tekereza umuntu wanga abantu 10 n'umuntu ukubita umwe. Wibaze noneho bibaye ubwinshi nubwo Imana itarebera ku bwinshi, bibaye ubwinshi urumva ari inde ufite byinshi. Umuntu umwe akubisa umwe, undi yanga 10. Ubwo urumva bibaye ubwinshi ari inde waba ari umugome. None se wowe urabona uwo twagaya cyane ari inde? Nuwo twabonye, nuwakubise. Ariko wa wundi wanga mu mutima, wanga isi yose mu mutima, akayikubitisha inkuba, akumva abantu bose bapfira rimwe agasigara wenyine, uwo ntabwo wamumenya, ariko Imana iramubona. Rero icyaha ntabwo kigizwe n'ubunini bwacyo. Reka turebe uko umuntu yaremwe atunganye, turabivugaho mu ncamake. Umubwiriza 7 umurongo wa 29 haranditse ngo icyo nabonye kimwe gusa niki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye. Ni umubwiriza, gitabo cy'umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 29. Dore icyo nabonye gusa niki, nuko Imana yaremye umuntu utunganye. Mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 1 umurongo wa 26 hatubwira ko Imana yaremye umuntu ku ishusho yayo. Mu gitabo cyo kugana Yesu hasobanura aya magambo atya ati, haravuga ngo ni icyigisho cya 2 ku bafite icyo gitabo, mbere umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka, nta nenge yari afite, kandi yashyiraga hamwe n'Imana. Ibyo yatekerezaga byari imbonera
kandi ibyo yari agamije byareraga, ariko kutumvira niko kwatumye imbaraga ze zishira, maze kwikunda gusimbura urukundo yakundaga Imana. Umuntu akiremwa yari yahawe imico myiza n'umutima uhuguka. Mu gitabo cy'uburezi hatubwira ko ishusho y'Imana umuntu yari afite yari mu mpagarike, ikaba mu bwenge no mu by'imico mbonera moro. Ni ukuvuga ngo umuntu yari atunganye mu mpagarike, agatungana mu bwenge, agatungana no mu mico, kandi gutungana kw'imico bituruka ku gutungana mu by'umwuka. Ni ukuvuga ngo uyu muntu aremwe, biri mu gitabo cy'uburezi paje ya 15 na paje ya 20 kuri reference z'icyongereza. Noneho mu mpagarike yari mwiza, mu mpagarike yasaga n'Imana. Impagarike niyo mpamvu nubwo icyaha cyaduhindanyije turacyafite ibisigisigi byo gusa n'Imana ku isura. Umuntu niwe wenyine ufite umwihariko w'uko tumeze. Niyo mpamvu nubwo twabaho amoko, inzego, imyaka tunyuranye n'amabara, ariko twese dufite ibyo duhuriraho. Mu mpagarike umuntu asa n'Imana. Mu mpagarike umuntu yasaga n'Imana akiremwa. Mu bwenge gutekereza, kwishima, kubabara, ibishyika, umuntu yasaga n'Imana. Ntabwo yari gukunda itabi ngo yanga amazi. Ntabwo umuntu yari gusoma inzoga nka kanyanga kubayinyweye barabyumva ngo narangiza avuge ngo kararyoshye. Ntabwo umuntu yari kumva yasiga umugore mu nzu ngo ajye guhongera indaya kandi yarakoye. Mbega mu bitekerezo umuntu yari mwiza. Ntabwo yari kuvangura amoko nubwo bari babiri. Yewe abonye umugore we kandi Imana yamukuyemo asinziriye, nta n'ahantu hari inkovu, nta n'ahasigaye igisebe. Umuntu yaravuze ngo uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye. Yise ibintu byose amazina. Uzabaze cyangwa nawe urabizi, ugenzura irangamimerere, uzasanga izina rihishe byinshi. Izina rihishe byinshi. Niyo mpamvu umuntu wese uguhisha izina rye aba arangije kukwihisha. Ariko Adamu yise inyoni, yita inka, yita ihene, yita iki. Ubwo ibyo ntabwo ari we nta shuri yari yize rindi, ahubwo ni uko Imana imuremye. Itangiriro 2:8, Imana imaze kumubumba tufomu, yaramubumbye iringaniza aho amazuru azaba, amaso azaba, ariko ihumekera mu mazuru ubugingo, umwuka wayo Imana ihumekeramo. Urumva ko yakoze, ikoraho, ntabwo yavuze gusa. Irangije ihumekeramo wa mwuka wayo wo gukunda, wo kugira neza, wo kubabarira, wo kwishimira ibyiza, wo kubabazwa n'ibibi, wo guhunga ikibi no gukunda icyiza. Nuko Imana ibimuhumekeramo. Imana imaze kurema uwo muntu, umwuka n'impagarike bihuye, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu agirwa n'ibintu bitatu: ni umubiri, ni intekerezo, n'iby'umwuka, ari byo bita ubugingo. Bamwe babyita roho, ariko roho ni igiswahili. Mu gifaransa ni ame, mu cyongereza ni soul. Mu giswahili cyuzuye ni nafsi. Ni umuntu w'imbere. Umuntu agizwe n'ibyo bitatu: umubiri, intekerezo n'ubugingo cyangwa umuntu w'imbere. Ibyo uko ari bitatu byasaga n'Imana muri Adamu 100% yaraboneye. Nawe umuntu wari uzi cyiza gusa atazi ikibi, yarazi kuvuga karame, atazi kuvuga ngo nikisi, yarazi kuvuga ngo karibu, atazi kuvuga ngo toka, atazi kuvuga ngo hoshi, yarazi gutanga, atazi kwimana no kubihisha abashyitsi binjiye, yarazi guhobera bose, atazi gukunda bamwe ngo wanga abandi. Yarazi, mbega yari gushobora icyiza gusa, yari kuririmba izera, akavuga ibyera, agakora ibyera, akamenya ibyera, akaba umuhanga mu byera, ikiba akaba umuswa. Uwo yasaga n'Imana. Icyaha kije, tugiye ku ngingo ya kabiri. Yasaga n'Imana, ariko
Imana ni urukundo. Nshatse kumenya uko Imana isa, reka ndange 20 gusa cyangwa 3. Yohana ya mbere 4:8. Imana ni urukundo. Nanone mu gitabo cyo kuva 34 umurongo wa 7, Imana y'ibambe n'imbabazi, ifite kugira neza kwinshi, itinda kurakara, y'inyambabazi n'ibambi, itinda no kurakara. Irya 3 ni Matayo 5 guhera ku murongo wa 45 kugeza 48. Imana ivubira imvura abakiranirwa n'abakiranutsi, abanyabyaha n'abakiranutsi ikabavubira imvura, ababi n'abeza, ngo namwe mube mukiranutse nk'uko so mu ijuru akiranuka. Imana ntabwo itanga ibyiza ku bayibanje, ni nako yavuze muri Yobu ngo mbese ninde wabanje kumpa ngo mwiture, ahubwo itanga ibyiza kuko ari nziza, kandi kabiha bose ababi n'abeza. Ibyo tubifitiye igihamya ku mvura, tubifitiye igihamya ku zuba, tubifitiye igihamya ku rubyaro. Umuntu uhekura abandi yabyara n'impanga, umuntu ukunda usenga yabura urubyaro, umuntu udatanga yahinga bikera, umunyabuntu yarumbya. Ibyo ni ibintu Imana igaragarizaho kwikunda abantu. Niki zabaza abantu ku munsi w'urubanza? Ni ibyo byiza yabakoreye bakayitura ibibi. Yesaya 1:2, nonyeje abana ndabarera, ariko bamaze gukura barangomera. Ku ngingo ya 2, ariko ubwo wakibaza ngo kuki tudakunda Imana? Ingingo ya 2 irabisobanura, ni icyaha. Hinjiye virusi. Ni nk'uko wenda ntanze urugero, ushobora kuba ufite umuntu mukundana, ugukunda, mufitanye isano ya bugufi, yaba umwana, yaba uwo mwashakanye, yaba inshuti magara, akavangirwa mu bwenge, akagukubita. Nawe ukavuga uti nkurikije uko ndi kumubona, yewe yanakuyemo imyenda, anteye amabuye, ari kumpiga n'inkoni, ari kuvuga ibyo ntigeze mukorera, ari kuvuga ko nje kumwica, uyu muntu yavangiwe. Nuko mu by'ukuri ntabwo umuntu muzima, umuntu ufite ubwenge buzima yakanze Imana akunda impano zayo. Umuntu ugaburirwa n'Imana, agasinzirizwa n'Imana, agakangurwa n'Imana, akabyarwa n'Imana, agakuzwa n'Imana, akarindwa n'Imana, agahabwa ubwenge n'Imana, agahungira ku Mana mu gihe cy'ibibazo, kuko abantu benshi n'abatemera gusenga iyo bigeze ahakomeye basaba gusengerwa. Ntabwo yakarwanyije Imana ngo yanga abasenga, ngo yanga abamusomera ijambo ry'Imana, ngo abuze abe kuyisenga, ngo ahunga havugirwa ibyayo, ajye gushaka ibibi ahunze Imana. Rero umuntu yaravangiwe, icyaha kije, dore icyo cyakoze. Abaroma igice cya 3 umurongo wa 10 haravuze ngo, turi ku ngingo ya 2, uko icyaha cyangije umuntu. Abaroma igice cya 3 umurongo waho ni uwa 10. Haranditse hatya hati, yego, nk'uko byanditswe ngo ntawe ukiranuka n'umwe, ntawe umenya, ntawe ushaka Imana, bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ntawe ukora ibyiza n'umwe, umuhogo wabo n'imvi irangaye, bariganishije indimi zabo, ubusagwe bw'inshira buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishe, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso, kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya, kubaha Imana ntikuri imbere yabo. Nguko uko icyaha cyabigenje. Habonetsemo ibintu byinshi, ntawe ukiranuka n'umwe, mbega n'ubona inyuma imbere siko biri, ntawe umenya, kumenya Imana ntabwo birimo, kuyishaka ntibirimo. Hari abantu bamara umwaka badasenga. Nasomye mu gitabo kimwe umwanditsi umwe yanditse agira ati, nta kintu kimpindisha umutsitsi kintera ubwoba kimbihira nk'urugo rudasenga.
no mu kururaramo kwanjye sinabishobora. Icyizere cyatuma mparyama gusa nuko mba nzi ko ndashishikariza ababyeyi kujya basengesha abana babo buri gitondo. Uko niko yavuze. Ariko umuntu ashobora kumara umwaka adasenze n'impanuka yajya kuba ngo turashize ntavuge ngo Mana ntabara. Mbega ubwo mu by'ukuri ukibaza impamvu abantu badashaka Imana, ngo bose barayobye, bose bahindutse ibigwari, ngo ntawe ukora ibyiza n'umwe. Iyo ni Bibiliya, ntabwo ari njye. Ntawe ukora ibyiza n'umwe. Ubwo hari kwerekana ko n'abo tubona babikora bafite izindi mpamvu. Hepfo hati bose barayobye, umuhogo wabo n'imvi irangaye. Ubwo ni igihe bagiye kugira ibyo bavuga, ubusagwe bwinshi buri mu minwa yabo, akanwa kabo kuzuye ibitutsi n'amagambo abishye, ibirenge byabo byihutira kuvusha amaraso. Ubwo abenshi cyane bahawe uburyo bwo kwica, bafite abo baheraho bitewe n'ubugome bibitsemo. Noneho kurimbuka n'umubabaro biri mu nzira zabo, inzira y'amahoro ntibarakayimenya. Uretse kandi mwibuke ko udafite amahoro ntabwo yayaguha. Inyandiko ziravuga ngo ntawe utanga icyo adafite. Umuntu nakubuza amahoro ntuzibwire ko ayafite. Icyo nasomye nyacyo cy'ukuri ni uko uhemukiwe ashobora gusinzira mbere y'uwamuhemukiye. Uwahemutse yabuzwa ibitotsi n'ubuhemu bwe, ariko uwahemutse yabuzwa ibitotsi n'ubuhemu bwe aba afite umutimanama umubuza amahoro. Ariko uwahemukiwe ababariye yasinzira. Urugero ni Petero, hagati y'abarinzi 16 arasinzira, kandi arinzwe n'abasirikare 16 buraca bamwica, ariko arasinzira. Ibyo uzabisome mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Rero icyaha cyabujije umuntu amahoro, kimubuza imico myiza, maze kiramuhindanya. Noneho igitabo kitubwira ko icyaha cyangije umuntu, cyangije iyo shusho y'Imana, kiyimaraho. Mu gitabo muri Luka gice cya 15 guhera ku murongo wa 11 urahasanga umugani w'umwana w'ikirara. Uko uyu mwana yatse umunani akajya kure ya se, akagenda atavuze n'iyo agiye, akajya mu gihugu cya kure. Niko inyandiko ivuga, mu gihugu cya kure, bisobanuye gutandukana n'Imana. Agezeyo ibye akabyaya n'abo badacuditse by'ukuri bazanywe nabyo. Uragowe niba ufite inshuti zizanywe n'ibyawe, uragowe. Noneho zirangije bishize, nta nimwe asigara wenyine. Ntabwo yamenya aho zinyuze. Bishize nibwo yibutse kwasi, ariko nabwo nyuma y'igihe kirekire. Umunyabyaha Satani yamumazemo ibyiza. Igitabo cya Yeremiya, kugira ngo tubyumve neza, Yeremiya 4:22 handitsemo iri jambo. Turakoresha ubuhamya bw'ibyanditswe cyane, kuko abantu banjye ari abapfapfa ntibanzi, ni abana batitonda kandi nta bwenge bafite. Bazi ubwenge bwo gukora ibyaha, ariko gukora neza ntibabizi. Iyi ni Bibiliya idushinja. Kandi koko urebye ukuntu umuntu afata amazimwe n'ukuntu afata n'amasomo asanzwe yo mu buzima, ntabwo bingana. Urebye ukuntu umuntu yakibuka uwamwambuye ariko ntiyibuke uwo yambuye. Urebye ukuntu umuntu ashobora kwibuka igitutsi bamututse arakana, ariko akibagirwa umutwe w'icyigisho cyiza cyari cyamufashije ejo. Urebye ukuntu narababaye. Urebye ukuntu n'abantu bari gusamba abafite umutima wo kwihorera. Urebye ukuntu n'abaryamye ku buriri irubari bari gukora, yewe
aryamye arimo serumu, icyaha ntikimuhe konje. Muganga akavura umubiri w'umunyantege nke, umuntu akarya bikagaruka, ariko urwango rwo rukamanuka rugacumbika iyo hirya, inzika ikagumiyo, ishyari rikagumiyo. Kugeza ubwo benshi no ku munota wa nyuma usanga kwikubira ibyabo bikibarimo. Amateka y'umuntu umwe wagerageje no kugundira ibye kandi ari gusamba, atabihishurira abamurwaza ngo nibura bizagere ku mwana we. Ibyo byose bikwereka ukuntu icyaha cyabaye bosi, umuntu akabingaruzwa muheto. Bisobanuye ko mu ijambo rimwe icyaha kiturusha ubushobozi. Yesaya 52 haranditse ngo, ngiye gushimangira iryo jambo, haranditse ngo Yesaya 52 umurongo wa 3, kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa none muzacungurwa ari nta feza utanze. Twaguzwe ubusa. Iyo ukoze icyaha ubuguzi ibi bintu bine. Iyo ukoze icyaha ubuguzi ibi bintu bine. Aya magambo muzayasanga mu gitabo cyitwa Faith and Works, kwizera n'imirimo, paje ya 17. Icya mbere, umutima uzakurega. Icya kabiri, Imana ntizagushima. Icya gatatu, uzaba utandukanye nayo. Icya kane, uzabura ijuru. Nubango icyaha ni igisasu gituritse aha hantu hane, kigafunga ibiraro bine, kikabitwika kikabimaraho. Bwa mbere, gituma umuntu umutima uhora umurega. Kabiri, icyaha gituma umuntu aba hadashimwa n'Imana. Ibyo uzabisome mu Itangiriro 4 umurongo wa 4 n'uwa 5, aho Imana yitaye ku ituro rya Abeli ikanga irya Kayini. Burya hari abo Imana ishima, hari n'abo yanga. Niyo mpamvu iyo ushaka Imana igushima, wanga ibyo yanga. Iyo ushaka ko Imana igushima, wanga ibyo yanga. Nubango iyo uyobotse n'ishyaka, aya mashyaka asanzwe, iyo uyobotse wemera amatwara yaryo. No kuyoboka Imana ni ukwemera ibyo yemera, ukanga ibyo yanga. Yesaya 3:3 umurongo wa 2 n'uwa 2 haravuga ngo uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Iyo ako gatima ko kwanga icyaha kaje, niyo waba ukigikora, Imana iravuga iti mbonye umurwanashyaka. Ingingo ya 2 rero, icyaha kitubuza gushimwa n'Imana. Ubaha Imana itagushima, ukabaho itakwemera, the favor of God. Icya gatatu, icyaha gitandukanya umuntu n'Imana nk'uko cyatandukanije uriya muhungu na se. Icya kane, icyaha kizatera umuntu kubura ijuru. Aha ndasoma Zaburi 37 umurongo wa 20, haranditse iri jambo. Zaburi 37 umurongo wa 20 haranditse ngo, ariko abanyabyaha bazarimbuka, kandi abanzi b'Uwiteka bazashira nk'ubwiza bw'urwuri. Bazarimbukira mu mwotsi. Ni Zaburi 37 umurongo wa 20. Ariko abanyabyaha bazarimbuka, kandi abanzi b'Uwiteka bazashira nk'ubwiza bw'urwuri. Bazarimbukira mu mwotsi. Ngibyo ibihembo by'abanyabyaha. Icyaha ndabisubiramo, gitera umuntu umutima umurega cyangwa umushinja. Kabiri, gituma umuntu aba hadashimwa n'Imana. Gatatu, gituma umuntu atandukana n'Imana. Kane, kizatuma umuntu abura ijuru. Ubwo rero izo ni ingaruka z'icyaha mu mutima. Noneho hari ingaruka z'icyaha mu bigaragara, muri sosiyete, mu muryango n'ahandi. Ni nyinshi, ariko ikintu kibi cyane ni uko icyaha gitera umuvurungano no mu bantu. Aho kigeze ibintu byose bita icyerekezo. Icyaha akazi kacyo ni ukuvurunga, icyo bita trouble, kuvurunga cyangwa se desorganize, kukura ibintu ku murongo ngenderwaho. Icyaha kiravurunga, nicyo gitera abantu kwambara ubusa batabuze imyambaro. Ugasanga n'ahakonje umuntu yemeye imbeho ari gupfira ifiyeri.
ugasanga hariho n'abemera kunywa inzoga bazi ko bararwara, azi ko aramara iminsi 3 mu kazi ariko yanga kubabaza inshuti. N'ibindi ibyaha byose bifite imbata zabyo zitica umubyizi kandi zitishimye, kandi nta gahato k'ibigaragara, ahubwo Satani ni umukoresha w'agahato. Muzabisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 10 umurongo wa 38 ngo Yesu yagendaga agira neza agakiza abo Satani atwaza igitugu. Rero uzasome mu gitabo cy'Imigani 23 umurongo wa 29 kugeza igihe umuntu avuga ngo bankubise bampondaguye ntacyo nabaye, ubwo ngo ni umusinzi, akavuga ngo ndakanguka ryari ngo nongere nge kuvumba. Nizambere ntarazikira none akeneye izindi. None se murumva umunyamigani wabayeho mu myaka igera mu 1000 imbere ya Yesu atarumvise haraba none bajya bavuga ngo inzoga zicwa n'izindi? Rero ubwo icyaha gifite benshi cyabase. Aho twihatinda tugiye ku ngingo ya 4. Yesu abonye ako kaga, abonye izo ngorane, ariyangaja, ariyemeza, ashora umushinga, aravuga ati ikiguzi cyose bizansaba ngiye gukiza uriya muntu. Urugendo yakoze ruri mu Bafilipi igice cya 2 guhera ku murongo wa 5 kugeza ku wa 8. Yesu ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Inzira Yesu yanyuzemo aza kudushaka, iyo niyo nzira tuzanyuramo tujya mu ijuru. Bango twebwe wenda twararindagiye, turi mu ishyamba, twararindagiye. N'urugero ndi gutanga, dusa n'abari mu mwijima, ntituzi aho turi, ntituzi iburasirazuba, ntituzi iburengerazuba, ntituzi amajyaruguru, ntituzi amajyepfo, ntituzi umugabane duherereyeho, ntituzi niba hafi yacu hari inyanja, ntituzi hafi yacu ibihugu bihari, bitewe nuko twazimiye. Noneho umugira neza aramutse aje akatugeraho, niyo atashobora gusubirayo, twagenda dukurikije umuraho waho yanyuze tukagera aho yaturutse. Inzira izatugeza mu ijuru ni inzira Yesu yanyuzemo aza kudushaka. Abantu ntibakibeshye. Niyo mpamvu Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu yavuze ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo, nta waje kwa data ntamujyanye. Rero Yesu aje ku isi yaraje gushaka no gukiza icyazimiye. Mu byo dushaka kwitaho muri uyu mwanya n'iri jambo mu gitabo cya Luka igice cya 15 umurongo wa 10, Yesu yaje gushaka no gukiza icyazimiye. Ubwo yaje gushaka umunyabyaha ngo amukize, ababazwa n'abatababajwe n'ibyabo kugira ngo abakize icyaha. Uko umunyabyaha akiri icyaha byagaragariye muri iyi nkuru. Ni inkuru dusanga mu gitabo cya Yohana 3:14 no kubara 21 umurongo wa 8. Haranditse aya magambo avuga ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Imana ishoye umushinga wo gukiza umunyabyaha, yatanze Yesu kugira ngo adupfire. Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, iki ni icyigisho Yesu yatanze. Umuti w'icyaha ni uwuhe? Igisubizo Yohana 3:14 kugeza 16 niwo muti w'icyaha. Ndasubiramo, icyaha ni indwara, umuti wacyo ni uwuhe? Umuti wacyo uboneka muri farumasi yitwa Bibiliya. Yohana 3:14 haranga uwo muti, haranditse ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa,
mu gihe cya Yesu rero yabivuze ataramanikwa, ubwo twebwe turavuga ngo niko umwana w'umuntu yamanitswe kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Dukurikije iryo somo, umuti w'icyaha ni Yesu. Ariko ni byiza kubyumva kuko twakizwa dute? Kubara 21 iyo uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku wa 9 uzumva iyo nkuru, ariko reka nsome uwa 8 ngeze ku wa 9, ibindi turabivuga mu ncamake. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu miringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uw'inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Inkuru imeze itya: Abisirayeli bari mu butayu, bari bamaze gupfusha, Aroni yari yamaze gupfa basigaranye na Mose. Noneho bageze muri Edomu, banyura mu nzira ikikira, barangije ngo imitima yabo iracogora. Noneho batangira kuvuga Imana nabi na Mose, bati mwadukuriye iki mwegiputa? Umurongo wa 6 utubwira ko Uwiteka yohereje mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya, abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Ibi nabyo ni byiza kubisobanukirwa. Nta zindi nzoka Imana yaremye zidasanzwe, ahubwo mu butayu bacagamo hari hasanzwe inzoka zikaze z'ubusagwe. Ariko kubera uburinzi bw'ijuru bwari mu nkingi y'igicu yahindukaga iy'umuriro nijoro, byatumye ibintu byose bibibasira: inzara, inyota, kubyimba kw'ibirenge, gusaza kw'imyenda, byose bivaho. Yewe kugeza ubwo n'ibiryo ku isabato bitagwaga inyo. Ubwo ni ukuvuga ngo ibyo byose byari ibintu bigaragaza uburinzi bw'ijuru. Imana yabukuyeho rero, za nzoka zibinjiramo. Uwo zafataga yarabyimbaga, yahindaga umuriro, kandi agasamba nk'umuntu upfuye, kandi koko ntatinde gupfa. Noneho abantu babibonye hatangiye kugira abapfa, ngo urugo rwose rwari rurimo uwapfuye, urundi rurimo indembe, urundi harimo n'umuzima uri kwita ku bapfuye, uri kwita ku bazima. Abapfuye bo ntibari bakibabaje, ahubwo nawe yirinda ngo nawe ativovota agapfa, kandi byivovotesha bitagabanyutse. Noneho birangiye, abantu umurongo wa 7, abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha. Iri jambo ni ryiza, kwemera icyaha. Abantu basanga Mose, burya babigizemo uruhare, basanga Mose bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi, saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Urwa mbere rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 9 haranditse ngo nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kutwezaho gukiranirwa kose. Umunyabyaha rero yakira ate? Yesu yaje gushaka no gukiza uwazimiye. Ntabwo Yesu ahunga umunyabyaha, n'umunyabyaha ntakwiye guhunga Yesu. Nta nubwo akwiriye gutekereza ko ibyaha bye byamutera guhunga umukiza, ahubwo akwiriye kumenya ko kuba ari umunyabyaha nibyo bimuhesha uburenganzira bwo kwegera umukiza. Ndatanga urugero: umuntu wigendera ari muzima atarwaye, akenshi kwa muganga baranabaheza mu masaha runaka, ariko umurwayi uharwariye afite uburenganzira. Muri salle d'operation hari aho utakinjira uri muzima, ariko umurwayi arahinjira hose bitewe n'uburwayi bwe. Ubunyabyaha bwawe, ibyo byaha byawe, ubwo bujura, ubwo businzi, uburaya, ubwicanyi, izo nzika, ayo mahane yakuzonze, iyo nda nini ikumazeho inshuti, uwo murengwe, ubwo bwibone, ubwo bugande, uko kudahuza n'abandi, rega nabyo ni icyaha. Uko kwirata, kuvangura amoko, ibyo byose wumva bikurembeje, ibyo bibembe nibyo bituma ukeneye umukiza. Ntabwo ukwiriye kumuhunga kuko nawe nta guhunga. Aravuze ngo, niko twasomye ngo sinaje guhamagara abakiranuka
keretse abanyabyaha ngo bihane. Rero ubwo mu bintu ukwiriye kwitaho nuko umuti w'icyaha ni Yesu wamanitswe kugira ngo adukize icyaha. Uko umunyabyaha akira rero, Bibiliya yatubwiye ngo uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu yamanitswe kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi page 431 mu Cyongereza, icyigisho ni cya 37, haranditse ngo abantu bose babaye ku isi barumwe bakomowe n'inzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani. Bariya barumwe n'inzoka zo mu butayu, ariko icyigisho kirimo nuko burya twese ku isi Satani ari we nzoka ya kera yaraturumye. Buri wese afite ubusagwe bwinshi, twabisomye mu Baroma. The fatal effects of sin can be removed only by the provision that God has made. Ingaruka zikomeye z'icyaha cyangwa ububi bw'icyaha bukaze bwakurwaho gusa n'umuti Imana yatanze. Abisirayeli bakijije ubuzima bwabo kubwo kwitegereza inzoka yamanitswe. Uko kureba bisobanuye kwizera. Uko kureba, burya kureba ntabwo ari uguhora uraramye kugusuhuza ngo we kwikiriza, ahubwo kureba bisobanuye kwizera. Babayeho kuko bizeye ijambo ry'Imana kandi biringira uburyo Imana yashyizeho bwo kubakiza. Uko niko umunyabyaha ashobora kureba kuri Kristo, kandi akabaho, ahabwa imbabazi binyuze mu kwizera igitambo cy'impongano. Yesu ntabwo ameze nka ya nzoka itaragiraga ubugingo yamanitswe, ahubwo Kristo afite ubushobozi, afite n'ibyiza muri we bibasha gukiza uwihannye wese. Yesu si inzoka y'umuringa. Bibiliya iravuga ngo utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu. Noneho Yesu, ndasubiramo, Yesu atandukanye n'inzoka y'umuringa itagira ubugingo y'ikigereranyo. Kristo afite ubushobozi, afite n'ibyiza. Christ has power and virtue. Afite ubushobozi, afite n'ibyiza muri we bituma ashobora gukiza uwihannye wese, umunyabyaha wihannye. Rero hepfo hati igihe twiringiye Imana byuzuye, igihe twisunze ibyo Yesu yadukoreye nk'umukiza ubabarira ibyaha, tuzahabwa ubutabazi twifuza. He kugira umuntu wirebaho nkaho yashobora kugira imbaraga zo kwikiza. Yesu yaradupfiriye kuko tutabishoboye. Muri we dufite ibyiringiro, muri we dufite gutsindishirizwa, muri we dufite gukiranuka. Iyo tubonye ububi bwacu, ibyaha byacu, ntago tugomba gucogora ngo dukuke umutima ko tudafite umukiza. Nta nubwo tugomba gutekereza ko atatugirira ibambi. Ahubwo muri icyo gihe tumeze dutyo, abaturarikira kumusanga turi abatagira kivurira kugira ngo adukize. Ngayo amagambo y'ihumure. Ibyaha byawe inzoka y'umuringa yarakurumye. Satani inzoka yarakurumye, ntago ari y'umuringa. Inzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani yarakurumye. Ukeneye kureba Yesu wamanitswe, ukareba ibintu bibiri. Icyambere ni ibyiza bya Yesu. Yavugaga neza, yakoraga neza, yagambiriraga ibyiza, yihanganiraga gukora icyiza niyo yaba wenyine, kandi ntiyigeze akora icyaha na kimwe. Ibyo yakoze iyo umwizeye bikubarwaho. Ukamera nk'umwana ubona ibyase, akavuga ngo intebe ni iyacu, inzu ni iyacu, ngiye iwacu. Icya kabiri nuko Yesu ntabwo aguha ibyiza bye gusa, ahubwo aguha n'ubushobozi bwe. Afite power, afite ubushobozi buzura hapfuyeho muri wowe. Abo wangaga ukabakunda, ibyo watinyaga ukabitinyuka,
ibyaha byakuganzaga nawe ukabiganza. Iyo tubonye rero abantu bavuga ngo gukunda umwanzi biragoye, turabibutsa amagambo avuga ngo Yesu yaravuze ngo n'ubundi ntacyo mwabasha gukora mutamfite. Rero umunyabyaha akeneye umukiza nk'uko umurwayi akeneye umuganga. Tubibutse ko niyo nsanganyamatsiko turi kwiga ivuga ngo umunyabyaha akeneye umukiza. Rero mu buzima bwawe bwite no mu buzima bwawe bw'iby'umwuka, menya ko ntacyo wabasha gukora cyiza udafite Yesu. Yesu aratubabarira akatweza. Kuri iyi ngingo, mbere yuko tujya ku ngingo iheruka aho turasoma isubi imwe gusa, ndagira ngo mbibutse ibi bintu. Muri gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye harimo iri jambo ku ipaje 55. Nzi ko mu mitima ya benshi habamo iki kibazo ngo ni hehe nabona Yesu. Nzi ko mu mitima ya benshi harimo iki kibazo kibaza ngo ni hehe nabona Yesu. Hariho benshi bashaka kubana nawe, bashaka urukundo rwe n'umucyo we, ariko ntibaza aho bashobora kubona uw'imitima yabo yifuza. Nyamara nubwo bimeze bityo, ntabwo Kristo yihishe, ntawamushaka ngo amubure. Amen. Dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Yesu aturarikira kumwakira. Tugomba gukingura urugi rw'umutima maze tukamureka kinjira. Ariko ntazemera b'imitima ibiri. Niba umuntu umutima akorera mamoni, niba kwikunda n'ubwibone byuzuye ibyumba by'umutima we, nta cyumba cy'umushyitsi wo mu ijuru kizahaboneka, ntabwo azatura muri twe kugeza igihe urusengero rw'umutima ruzabanza gukuburwa kandi rukezwa. Nyamara nta mpamvu ituma tunanirwa gushyikira imibereho ya Gikristo. Yesu ategereje kudukorera umurimo ukomeye, kandi ijuru ryose ryitaye ku gakiza kacu. Twakunzwe urukundo rukomeye bene data. Ahangaha umunyabyaha yikwiheza ku mbabazi z'Imana nize. Muri iki gitabo n'ubundi ku ipaje 51, benshi bumva ko amafuti yabo yo mu mico ababuza kugera ku rugero Kristo yashyizeho, ariko icyo bene nk'abo bose bagomba gukora gusa ni ukwicishiriza bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kuri buri ntambwe. Kristo ntaha agaciro umuntu kubw'ubwinshi bw'imirimo yakoze, ahubwo yita ku mutima yakoranye uwo murimo. Yesu aragukeneye. Uko Imana izarushaho kubona neza imico y'umwana wayo ukundwa igaragariye mu bwoko bwayo, niko izabishimira cyane kandi banezererwe. Imana ubwayo ndetse n'isanzure ry'ijuru barabishimira, maze bakaririmba ko Kristo atapfiriye ubusa. Umunyabyaha wizera yitwa intungane, mu gihe gukiranirwa kwe gushyirwa kuri Kristo. Gukiranuka kwa Kristo guhabwa umunyabyaha, kandi imbere y'izina rye mu gitabo cyo mu ijuru hakandikwa ngo yarababariwe, afite ubugingo buhoraho. Rero muvandimwe uduteze amatwi, iyi niyo saha yo gushyira iherezo ku mibereho yo kuba kure y'Imana. Ingingo ya nyuma, uwo Yesu akijije amutuma gushaka abandi. Ibuka umwana w'ikirara yavuye kwa se, atwara utwe twose, ajya kure, abyaya mu busambanyi, arinezeza, niko Bibiliya ivuga. Bishize inzara iratera, ajya gushaka akazi bamuha kuragira ingurube, ariko isaha igeze yifuza guhazwa n'ibyo zisigaje, nabyo akabirya yihishe. Noneho umunsi yavuze ngo mpaguruke njye kwa data, yaravuze ngo mu rugo rwa data bararya bagasigaza, naho njyewe inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwira nti singikwiriye kwitwa umwana, mpakambe nk'umugaragu. Ise agituruka kure, ise yaramubonye, arirukanka, aramuhobera,
abwira abagaragu be kwihuta bakazana umwenda uruta iyindi. Dore ibintu bigera muri 5 uwo mwana yahawe. Icya mbere ni umwenda uruta iyindi. Imico ya Yesu niwo mwenda uruta iyindi. Icya kabiri ni impeta ku rutoki. Ni imirimo myiza, gufasha abakene, kunganira abatagira kivurira, ni impeta ku rutoki, ni igihamya cy'uko uri uw'Imana. Icya gatatu ni inkweto mu birenge. Yesaya 5:7 aravuze ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku musozi. Icya kane babaza ikimasa kibyibushye, ni igitambo cya Yesu kitwizeza ubugingo buhoraho. Igiheruka ni ibirori, ni indirimbo Imana itera abamarayika bakikiriza, mu mutima w'umunyabyaha hakaboneka amahoro n'ihumure, bidaturutse mu bwinshi bw'ibintu, bidaturutse mu bibazo byarangiye, ahubwo biturutse ku kwemerwa n'Imana. Ngibyo ibyiringiro byawe nanjye ni ukwakirwa na Yesu. Amagambo dusorezaho aravuze ngo, ni paje 705 igitabo cy'uwifuzwa ibihe byose mu Kinyarwanda. Haranditse ngo yakirana imbazi nyinshi cyane abayicumuyeho bikabije mu mibereho yabo. Iyo abo banyabyaha bihannye, iboherereza umwuka wayo, maze ikabaha inshingano ikomeye cyane no kubohereza mu bigo by'abigometse kugira ngo bahigishirize iby'imbazi zayo zitagira akagero. Ishaka ko abagaragu bayo bahamya icyo gikorwa. Rero bana b'Imana, iyo Imana imaze kukubabarira ikohereza mu nkambi y'abigometse, mu kigo cy'abigometse, kugira ngo ujye guhamya ubuntu bwayo. Umuntu yaremwe atunganye, icyaha kiramuhindanya 100%, kimugiraho ingaruka zirimo kuzabura ubugingo buhoraho. Yesu araza bitemere duhesha ubugingo, dukizwa no kumwizera, nk'uko Abisirayeli bakijwe no kureba inzoka y'umuringa. None Yesu aguhaye ibi byiringiro, kandi yamaze kukubabarira aguha ubutumwa ngo genda ubwire abandi ngo nk'uko nakwemeye nabo nzabemera. Imana ibidushoboze, iduhe kwemerwa nayo mu izina rya Yesu.